ubundi abanyarwanda bisanze bate mu Uganda. Umuzi w'iki kibazo ukubiye mu mateka y'u Rwanda. Benshi muri aba baturage ni abageze muri ibi bihugu igihe abakoloni bagabanyaga imbibi z'u Rwanda, ibice bimwe bikajya kuri Uganda, ibindi bikajya kuri Tanzania, ibindi bikajya kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyarwanda bari batuye muri ibyo bice by'u Rwanda bahise bahinduka abaturage b'ibyo bihugu. Uretse abagiye kubera irikatwa ry'imipaka, hari n'abanyarwanda bisanze muri ibi bihugu by'ibituranyi kubera ibibazo by'ubuhunzi byatangiye mu 1959. Imiryango myinshi yaba mu 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yatashye mu gihugu, ariko hari n'abahisemo kuguma muri ibyo bihugu. Uretse aba, hari n'undi mubare muto w'abanyarwanda wisanze mu bihugu by'abaturanyi, cyane cyane muri Uganda, kubera ko basekuruza babo bagiyeyo kera bagiye gushaka imibereho. Aba ntabwo bashyirwa mu bagiye bahunze cyangwa se abakatiweho imipaka. Uretse muri Tanzania, umuntu yavuga ko abanyarwanda bafite agahenge. Mu bindi bihugu nka Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aba baturage bagiye bahura n'ibibazo bikomeye cyane, baterwa n'ivangura ndetse n'ihohoterwa bakorerwa. Kuva Yoweri Kaguta Museveni agiye ku butegetsi muri Uganda, aba banyarwanda bari no mu moko agize Uganda bapfuye kubona agahenge, nubwo hari bitarakemuka. Muri Repubulika zabanje nk'iya Milton Obote, ibintu byari bindi kubera ko umunyarwanda yarahigwaga. Iyi ni nayo mpamvu yatumye benshi mu banyarwanda bari muri iki gihugu bahitamo gufatanya na Museveni mu rugamba rwo kubohora Uganda. Iri hohoterwa rikorerwa abanyarwanda bo muri Uganda ryanageze kuri President Yoweri Museveni uyobora iki gihugu nyirizina. Ni kenshi Obote yumvikanye amwita umunyarwanda ukwiriye gusubira iwabo, kandi n'uyu munsi izi mvugo muri Uganda ziracyahari, kubera ko uzumva hari benshi bavuga ko impamvu u Rwanda rutera imbere ngo ari uko President Museveni akoresha amafaranga y'abanya-Uganda mu kubaka iwabo mu Rwanda. Hari ababivuga uko. Frank Gashumba yigeze kuvuga ko atumva uburyo abanyarwanda bo muri Uganda bahuzwa cyane n'u Rwanda. Ati byabaye icyaha kuba umunyarwanda muri Uganda, icyaha gikomeye. Ati navukiye i Masaka muri Uganda, sogokuru na nyogokuru bimutse bava mu Rwanda mu 1922. Sogokuru na nyogokuru bombi bashyingwa aho ngaho i Masaka. Ati data yashyinguwe i Masaka, mama abi Masaka. Nta mubano wa hafi mfitanye n'igihugu cyitwa u Rwanda. Isano yonyine ihari nuko sogokuru na nyogokuru ariho bavuye. Frank Gashumba avuga ko rimwe mu ihohoterwa abanyarwanda bo muri Uganda bakorerwa ari ukwimwa ibyangombwa birimo indangamuntu na passport. Ati hari abanyarwanda benshi nkanjye muri Uganda barimo guhura n'ibibazo. Ati umunyarwanda wavukiye muri Uganda udafitanye isano n'imwe n'u Rwanda, ubu byabaye ikibazo ko ashobora kubona indangamuntu ya Uganda cyangwa se passport kubera abakora mu rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka. Ati ubu nibo bagena umunya-Uganda. Ati iyo umuntu akwimye indangamuntu bigira ingaruka zikomeye ku mibereho yawe, kubera ko udafite indangamuntu ntabwo ushobora gufungura konti muri banki, ntabwo ushobora kugira sim card iri mu mazina yawe, ntabwo ushobora kugura ubutaka ngo bujye mu mazina yawe. Ati byabaye icyaha kuri twebwe kubura umunyarwanda.